akenshi umukobwa uri muri iyo myaka aba yumva nta kintu waza umubwira, aba yumva ari uriho kwa. Ahanini usanga atacyumva n'ababyeyi, umubyeyi aramubwira ati nyamara wakora iki, akakureba ati mama jya ukura ibintu by'ubukecuru aho ngaho, ibyo bintu nibyo muri antikite, ibyo bintu byararangiye, mama ubuzanye ibintu bya kera, ubu turi muri viziyo. Ahanini muri iyo myaka niko umukobwa aba ameze, abashaka kwambara utuntu yabonanye Rihana, abashaka kwambara utuntu yabonanye abastari, yabonanye Knowless, yabonanye abahanzi runaka. Nuko nyine wamubwira ati se wakwambaye neza, ati ubwo uragira ngo unyambike za rumbiya zawe. Ariko ahanini saba ntagabariwe ahubwo nibyo aba yabonanye abandi abo bagendana. Rero ako gakungu rero niko ngira ngo tuvuge. Turagushimye mwami mwiza, turagushimye Imana y'amahoro ko ukomeje kuturinda, yaba njyewe yaba abanyarwanda abadukurikirana aka kanya bose ndagushimye ko wabarinze, ubihererwe icyubahiro. Nyakubahwa Imana mweretse iki kiganiro nanone tugiye gukora, ndagusabye Uwiteka ngo kibemo, ndagusabye Uwiteka ngo ukidufashemo, nkweretse abazakireba, nkweretse amatwi y'abazacyumva. Uwiteka kizagira icyo kibafasha, kizagira aho kibakura naho kibageze. Urakoze mwami mwiza, uyu mwanya wose tuwushyize mu biganza byawe, nkweretse ibyo tugiye kuganiraho byose biyoborwe nawe, mwuka wawe wera abiherekeze mu izina rya Yesu, kandi bitume hari benshi bahinduka kubw'uyu mwanya ndetse no kubw'iki kiganiro. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndongenda bashuhuje inshuti bakunzi ba Arine 250, mwebwe mudasiba kudukurikirana. Amahoro y'Imana abane namwe, abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, abari mu majyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, ndabasuhuje cyane. Abari hanze y'igihugu cyacu, iyo mu mahanga, irgota amasimbi, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabashimiye cyane rero ko na n'uyu munsi mudahwema kudukurikira. Uyu munsi rero nifuje yuko tuganira ku kintu cyitwa agakungu. Byashoboka ko atari ubwa mbere wumvishije iryo jambo, ariko hari udukungu twinshi dutandukanye abantu bagira, ariko ndagira ngo tuganire ku ijambo agakungu ahanini abana b'abakobwa bagira. Ushobora kuzibaza utuse Arine kubera iki ukunda kwibanda ku bana b'abakobwa, ushobora kuzibaza utese Arine kubera iki ibintu byose wibaza ku bana b'abakobwa, ibintu byose uvuga ku bakobwa. Nagira ngo mbanze mbabwire yuko abakobwa nibo banyarwandakazi b'ejo hazaza, abakobwa nibo ba mama w'u Rwanda rw'ejo hazaza. Aba bakobwa nibo bavamo ababyeyi, aba bakobwa nibo bavamo abarerera u Rwanda. Kuba wowe unkurikiranye uriho imico ufite nuko hari umubyeyi wayigutoje. Niyo mpamvu rero abakobwa mbavugaho cyane, nibo ba mama bacu, nibo natwe ubwacu nitwe ba mama b'ejo hazaza. Niyo mpamvu ngira ngo rwose tube abakobwa beza bashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku gakungu abana b'abakobwa bagira, cyane iyo bamaze kuba inkumi, mu myaka 18, 19 kugeza ku myaka nka 25 hagati aho. Impamvu mvuga hagati muri iyo myaka, namwe murabizi ibintu biba bicika, umuntu aba amaze kwiyumva, yumva ari uriho, yumva ari bugezweho. Akenshi umukobwa uri muri iyo myaka aba yumva umusore wese ari we areba. Akenshi umukobwa uri muri iyo myaka aba yumva nta kintu waza umubwira, aba yumva ari uriho kwa. Ahanini usanga atacyumva n'ababyeyi, umubyeyi aramubwira ati nyamara wakora iki, akakureba ati mama jya ukura ibintu by'ubukecuru aho ngaho, ibyo bintu nibyo muri antikite, ibyo bintu byararangiye, mama ubuzanye ibintu bya kera, ubu turi muri viziyo. Ahanini muri iyo myaka niko umukobwa aba ameze, abashaka kwambara utuntu yabonanye Rihana, abashaka kwambara utuntu yabonanye abastari, yabonanye Knowless, yabonanye
abahanzi runaka, nuko nyine wamubwira ati se wakwambaye neza ati ubwo uragira ngo unyambike za rumbiya zawe, ariko ahanini saba ntagabariwe ahubwo nibyo abayabonanya abandi abo bagendana. Rero ako gakungu rero niko ngira ngo tuvugeho. Wa mwana w'umukobwa wenda ngira ngo nkubwire ako gakungu. Byashoboka ushobora kuba waravukiye mu muryango wifashije cyangwa se utifashije. Aho wavukiye hose hari uburyo wakuze, hari uburyo wabayeho, hari imico iwanyu bagutoje, ariko nimagina yuko mu mico iwanyu bagutoje ntabwo bagutoje kwambara ubusa. Mama wawe gutoza ntabwo yakubwiye ngo mwana wanjye jya wambara ubusa. Mama wawe gutoza ntabwo yegeza kubwira ngo mwana wanjye ujye ugenda ijoro, ujye urara mu kabari, uyu munsi ujye wagorobereje Nyamirambo, ejo bundi ugorobereze Remera, ejo bundi ujye muri club mu mujyi. Ndibaza mu bwenge bwanjye nta mubyeyi utoza umwana we ibyo bintu. Ahubwo ibi bintu rero kugira ngo abakobwa tubigire cyangwa kugira ngo barumuna bacu babigire, nta kindi kibibatera nagakungu. Hari igihe ubura umwana w'umukobwa uvuka mu muryango wenda ukennye cyangwa se wifashije ariko atari cyane. Ejo bundi wajya kwiga, dore kwiga ni byiza cyane, ugiye muri interina cyangwa se ubonye abana mwigana ku kigo kimwe, haba harimo abana bo mu bakire bifashije bagize iki, ku buryo umwana icyo akeneye cyose akibona. Iyo miryango ibaho ku buryo icyo ushaka cyose ukibona. Rero nshuti yanjye, nawe uba mu muryango uraho upfundikanya, uba mu muryango uraho utifashije ku rugero rukwiriye, warangiza ukumva ushaka kwitwara nka wa mwana kenda runaka, ukumva nawe ushaka kukambara. Nimba yasohokeye aha ukumva nawe ushaka kuhasohokera. Nimba yariye ibi ukumva nawe ushaka kubirya wasohotse. Inshuti yanjye, ibyo ni agakungu. Menya uwo uriwe mbere ya byose, umenye ubuzima iwanyu babayemo, wige kunyurwa nabwo. Nimba runaka yasohotse akajya kurya inkoko, akarya ayo mafiriti, iwanyu bakagusohokana bakakugurira brushette imwe n'ikirayi, nyurwa nabyo. Wijya mu gakungu ngo utangire ubaze ese mwebwe kuki murya inkoko, bigenda bite se kugira ngo wambare kuriya, bigenda bite, ngo hate wumva ushaka gusa nabo, utangire wisanishe nabo mu mico itari myiza. Umva nshuti yanjye, iga kuba wowe wanyawe, iga kuba wowe, ubimenye, uvuga uti njyewe nduyu nguyu, ureke kwitwara nka runaka. Uwo nuwo nyine, nawe uri wowe. Hari uburyo bwinshi wakora ukareka agakungu nkako, ukareka kujya utaha amajoro banakuguriye nta giceri wajyanye. Wowe umuntu araguhamagaye, ufite akanya ngwino tugende, nta jana ufite, bagutegeye, bakugaburiye, bagize iki. Ejo bundi niho uzisanga mu mutego wo kwirirwa ugendagenda nta cyerekezo ufite, bagucurika, bagucurura, bakwerekeza aha, bakugarura aha, bakubwira ibyo bashatse, bagukoresha ibyo bashatse. Kubera iki? Urahura jagaraye, uri mu gakungu, nta ejo hazaza ufite, nta viziyo ufite, nta cyerekezo cy'ubuzima bwawe ufite. Uwakubaza ngo wumviye wabike ejo hazaza ntacyo uzi, kubera yuko nta ntego ugira mu buzima bwawe. Urahura jagaraye, nta murimo wakora mu rugo, ntuzi gukubura, ntuzi kugira ikintu, kwirirwa kuri social media, no kwirirwa ureba abastari, nta kintu winjiza, no kuguhamagara nimba wari ubyutse wenda uri gutekereza uti ngira icyo nkora, bakiguhamagara wagiye. Uri umwana w'umukobwa, ubwo se ubwo kweri bizakugezayo? Intego ufite mu buzima bwawe ni iyihe? Yewe ese ninde wagiriye yerekwa rizima kuri wowe? Uraho jagaraye, uyu munsi wasindiye aha, ejo bundi wasindiye aha. Nta muntu muzima mwahura ubaye utyo, nta muntu wakugira hiyerekwa rizima ubaye utyo. Ibyo bintu by'agakungu, ibyo bintu byabwije bwakeye wagiye, n'ababyeyi ntibakubona, imiryango y'iwanyu ntikubona, ntago wasura shangazi wawe, ntago wasura nyogokuru wawe, ntago wasura.
kwirirwa wagiye niwanyu na mama wawe ntakikubona, nugucyurwa nijoro ubakomangira. Mama wawe yararushye, yariyakiriye, yabuze icyo avuga n'icyo areka. Nshuti yanjye ndagira ngo nkusabe n'ukuri ibyo bintu by'agakungu ubireke. Ibyo bintu by'agakungu si byiza, ibyo bintu by'agakungu ntaho bizakugeza. Ikintu musaba rero, igakuba wowe umenye ubuzima bwawe. Ahubwo nimba uri mu buzima utishimiye, nimba muri mu buzima butakunejeje, uvuga ute se nakora iki ubuzima buhinduke? Ese nakora iki ko aba bana mbona bo bafite hari uburyo imiryango yabo ibayeho, hari uburyo bameze, njyewe nakora iki ngo nanjye ngire ubuzima bwiza kandi biciye mu nzira nziza? Iyo nzira nta yindi rero. Ufite amahirwe, uri umwana w'umukobwa. Kuba uri umwana w'umukobwa byonyine ni ibintu byakaguhesheje amahirwe menshi yo kugera aho ugera kandi biciye mu nzira nziza. Tekereza icyo wumva ushaka kuba cyo, nurangiza utekereza utese nakora iki kugira ngo icyo kintu nyigereho? Ese nabigenzane? Ese njye ubwanjye aha nshaka kugera nahishoboza kuhagera? Ese byansaba inkunga z'inshuti n'abavandimwe? Ese byansaba inkunga z'imiryango? Icyo kintu numara kugitekereza ukiganiriza ababyeyi bawe. Uri umwana w'umukobwa, ntujye uganira na mama wawe, ntujye uganira na papa wawe, ni ikibazo. Iga kuganira n'ababyeyi, ubabwire ukuntu wiyumva, ubabwire icyo ushaka, ubabwire ahantu ushaka kugera, bagufasha. Ibyo nibyanga, nimba ufite ba nyoko wanyu, nimba ufite ba shangazi, nimba ufite ba so wanyu, ni byiza ubasange, ubabwire uti ngiye mfite inzozi, ngiye hari ikintu nshaka, ngiye hari uburyo numva nshaka gukoramo ibintu runaka. Nuba wabiteguye neza, ari ibintu biri ku murongo, bazakumva, bazagutega amatwi. Wikwigiranya mwigendaho, wikumva ko wowe ubwawe ushoboye. Nta muntu wigira, umuntu agirwa n'abandi, sibyo? Cyane iyo ukeneye ubufasha bw'abandi, ugerageza kubasanga kugira ngo bagufashe kugera aho ugera. Ndagushimiye rero, ndagushimiye wowe wabashije gukurikirana iki kiganiro, ndagushimiye wowe ufashe uyu mwanya ukanyumva ukankurikirana. Ndabizi neza yuko ibi bintu ari ingenzi kandi ari iby'umumaro. Reka rero nimba utarakora subscribe rwose yikore kugira ngo n'ubutaha uzumva ibindi tuzaganiraho. Kadushima Imana kubw'aya magambo, kubw'iki kiganiro. Buri wese ucyumvishe utangira ugira intego, kandi buri wese ucyumvishe kigira icyo kimumarira. Murakoze cyane. Mana data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka Nyiringabo Imana, tukweretse ibi twavugaga ku mwana w'umukobwa mu gakungu gatandukanye abana b'abakobwa bahura nako. Ni wowe ushoboye kugira icyo wakora mbere yuko uyu mwana w'umukobwa afata umwanzuro. Ndagusabye ngo abana b'abakobwa bashoboze kuba ba mutima w'urugo kandi bashoboze kwikura mu bukene, ubambika imbaraga Mwami. Nkweretse abana b'abakobwa bose bari mu nzira y'amajyambere, bifuza kugira aho bava naho bagera, ubashyigikire, ibiganza byabo bihire, intekerezo zabo zihire, umugisha wawe ubabeho. Urakoze mubyeyi mwiza, ndetse n'abagiye gufata umwanzuro wo gutangira inzira yo kwigira, ubashyigikire, ubateze intambwe. Urakoze, ushimwe kubyumvise, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.